uhereye none Bibiliya yambujije iki, ngiye kurwana no kireka. Aho uzagwa mu rugamba rukomeye, ariko iryo jambo rizagezaho iryo joro rishira. Yavuze ngo zarikesha ijoro ngo kugeza ubw'inyenyeri yo mu ruturuturu ibandura mu mutima. Bivuga ngo ijambo rizageza ahantu rimara uwo mwijima muri wewe. Iyo nyenyeri rero ni icerekezo c'umwuka. Imana iguhe icerekezo. Murakoze. Twegereje abantu bose badukurikiranye ijambo ry'Imana, tuyoganira umwanya muto, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Kadusenge. Mana, mu izina rya Yesu, umuco w'ijambo ryawe umurikire buri muntu wese urubashe gukurikirana iyi nyigisho, ubugingo bwa benshi bwigishwe nawe, kandi ubugingo bwa benshi bashe gukunda ijambo. Aba ari twe, izina ryawe ryo rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nifuje kuganira hejuru y'insanganyamatsiko cyangwa topic nise ngo n'imbaraga z'ijambo ry'Imana, ububasha bw'ijambo ry'Imana. Ndaza kuganira n'abantu bose muri rusange, ariko cyane cyane hari abantu babiri b'umwihariko ndibuze gutindaho. Umuntu wa mbere ni umuntu uhamagariwe, ni umuntu ufite umutwaro wo kwamamaza Kristo, wo kuvuga ubutumwa bwiza. Ndamurema umutima binyuze muri iri jambo. Umuntu wa kabiri ni umuntu ushaka kuba mwiza mu bumana. Mbese nabyita gute? Kuba muzima, guhinduka wese. Ndamushishikariza gukurikirana cyane igitabo cy'Abaheburayo ibice bine umurongo wa 12. Tusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ntacaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa. Mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Asandi cyane. Ndashaka ko tuganira ukuntu, shaka ko twumva iri jambo cyane. Umwanditsi yavuze ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ikintu cya mbere, ijambo ry'Imana uzumenya ngo ni rizima. Icya kabiri, yavuze ngo rifite imbaraga. Icya gatatu, yavuze ngo rifite ubugi ngo burusha inkota zose. Ngahega. Wewe rero uvuga ubutumwa, ijambo ushaka cyane kukubwira, ndashaka kukubwira ngo ubutumwa bwiza burihagije. Iyo umaze kuvuga uko ijambo rivuga, bwa butumwa rya jambo ry'Imana utanze rigira imbaraga. Icya kabiri, ni rizima, ritanga ubuzima, rizarishika mu mutima waryakiriye, rigashika rikaremamo ubuzima, kuko ni rizima naryo. Icya kabiri, rigira imbaraga zo kugwana n'ibigwanya umuntu, rigira imbaraga zo kugwana n'umuntu ukomeye cyane rikamuhindura. Icya gatatu, ngo rifite ubugi. Imigozi yose ifunze abantu, imigozi yose ibosha abantu, iyo ijambo ry'Imana rimugezemo riza ricagagura, riza ritemagura. Yavuze ngo riza rigabanya ngo umwuka ngo n'ubugingo, ngo rikongera ngo rikaza ritandukanya ngo amagufwa n'imisokoro. Ruvuga ngo ni ijambo
rigira ububasha, ayo ni nk'amaterme, ni uvuga ngo ni nk'ibintu bivuye mu mwuka, rigira ububasha bwo gusesengura ibintu, bwo gutunganya, bwo kubigira bizima, bwo kubiha imbaraga. Ijambo rya nyuma ryantangaje ngo niryo rigira amaso, rigira ngo ijisho, ngo riza ribangukira kumenya ngo ibitekerezwa mu mitima, riza rimenya ibitekerezo, rikaza rimenya ngo uyu afite ibitekerezo bimeze gutya. Oh, haleluya haleluya. Hari ikintu numvishe gikomeye, ni ukuvuga ngo iri jambo ry'Imana iri mubona ryanditse hano, ryanditswe n'Imana izi byose, ngo riza ribangukira kumenya ibitekerezwa mu mitima y'abantu, rikabirondora rikabimenya. Kandi aravuga ngo ibintu byose ngo biza bigaragarira nk'ibyambaye ubusa. Wamuvuga butumwa we undi imbere, cyangwa se umukozi w'Imana uhamagariwe kuvugira Imana, ndagusaba ngo wowe uze uvuga gusa ijambo ry'Imana gusa. Hari ico bisaba, ni ibintu bibiri bikomeye. Ijambo rya mbere bigusaba gusenga, kuko biragoye gukora umurimo w'Imana udakoreshejwe n'imbaraga z'Imana. Aho ngaho uvuga ibintu bisa n'iby'Imana ariko birimo amarangamutima menshi. Ariko uzihangana usenge, numara gusenga ikintu ca kabiri, uzumva ico Mwuka Wera aganirije ubugingo bwawe, uzumva ico ushizwe ku mutima kandi ari co uvuga, uzategere neza. Yesu yageze avuga ngo uko yumvisha. Yesu ntiyaragira amakuru yo kugenda ngo yacukumbuye cyane, yageze avuga ngo uko data yaciye amateka, uko data ngo yanyigishije, naje ngo niko nzanje amateka. Bakundwa bene data, ikintu gisabwa gusa amaze ububasha n'imbaraga n'imirimo y'ijambo igakorwa. Pawulo yaranditse aravuga ngo ubutumwa bwiza ngo n'imbaraga y'Imana ngo izihesha uwizera wese gukira. Birasaba ngo usenge kugira ngo utavuga ibintu bivuye mu marangamutima, kuko Imana iyo igushize imbere y'abantu ni ukuri wasenze uciye bugufi mu mutima, utegera ico Imana ishira ku mutima, uzuganiriza imitima y'abantu bari aho. Paul yari umunyamwuka cyane, kuko hari ikintu yavuze kirantangaza. Aravuga ngo igihe yabwirije ngo ab'Ikorinto, ngo ntabwo yababwirije ngo wabwiriza abantu b'umwuka, ngo yababwirije nk'abantu ba kamere y'umubiri, ngo ndetse ngo byabavukije ngo kubabwiriza ibintu ngo bikomeye, ngo kuko yabonaga ngo ari impinja mu mwuka, ndetse ngo yabonaga ari abantu ba kamere. Bivuga ngo iyo uhagaze imbere y'abantu, Imana itiguha ibintu byabo bo kumva bomenya, ariko inyuze mu ijambo ryayo cyangwa ikanyura mu ijwi ryayo. Rero ijambo ry'Imana ni rizima, rifite ubugi butyaye, rifite imbaraga. Icya gatatu cyangwa se nimba ari icya kane, ngo riza rimenya ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Ijambo rya nyuma ryantangaje ryavuze ngo nta cyaremwe kitagaragara ngo imbere yayo, ngo ahubwo byose ngo bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa. Mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Hari ijambo nshaka kubabwira, ibyo ukora mwene data, ibyo ukora byose uzumenya, wabikorera ahantu hihishe cyane, wabikorera kure, wabikorera he, abe n'ibyo wakoreye mu mutima gusa, uzumenya ko bitwikuruwe imbere y'Imana. Nicyo gituma Imana ikunda abanyakuri cyane, ikanga indyarya cyane. Ni ukubera kuko iteka ibonye dusohoye ibinyuranye n'iby'irangiza iriya, izivuga ngo uyu ni indyarya. Rick Warren yaranditse aravuga ngo Imana ngo ishobora ngo kwihanganira umunyantege nke, ngo ariko ntibishoboka ko Imana yakwihanganira indyarya. Uzi ko ikibazo aba yagize nuko aba yashatse kwerekana ibitari byo, kandi zibyo yakoze izibona hose. Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha. Unuzoza uvuga ijambo uzumenya ko ijambo rifite imbaraga.
mwanditsi yavuze ngo ni rizima rifite imbaraga. Uzoza uvuga gusa umenye ko ico umaze kuvuga gikoze imirimo. Gusa ikibazo ni kimwe, ugomba gusenga. Ni inama nkubwiriye by'ukuri, ugomba gusenga. Simbujije gukora amarisashi menshi, simbujije gusoma cyane ugiye kubwiriza, ariko nta nubwo nemera gusoma cyane ugiye kubwiriza. Nemera guba umusomyi wa Bibiliya, wamara wagera igihe cyo kushaka kubwiriza ugatega amatwi Imana ukumva icyo ishaka nkubwiriza, izabiguha ihereye muri cya gitabo, muri bigize usoma, ntabwo izoja kure. Ariko nugenda ugatangira ugasoma gusa, sinzi Imana izitanga ibintu bitandukanye. Umunsi bakubwiye ngo ubwirize, sinzi, ni nko gukora nyuma y'igihe, sefere kontreta. Ijambo rya nyuma turangirijeho, turagiye mu gitabo cya Petero, igitabo cya Petero wa mbere, panse ni Petero wa mbere. Petero wa mbere turasoma igice cya mbere, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 19. Igice cya mbere umurongo wa 19 haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Imana ibahe umugisha. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Rya jambo riragarutse. Ni ukuri nawe nuzoza kuvuga iby'Imana uzihangane, uzi ubushorewe n'umwuka wera. Mu gihe udashorewe n'umwuka wera nta musaruro munini. Ariko ijambo nshaka kuvuga cyane, ndashaka kuvuga akazi k'ijambo. Rero akazi k'ijambo ngaka karashitse, kandi yavuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Kubera iki? Ikintu cya mbere ngo rizari muri kacu z'umwijima, icya kabiri ngo rizari kesha ijoro. Umva, niwita ku ijambo ry'Imana, kandi uzasanga mu ntambwe 9 zo gusubira inyuma mu Kristo yanditse, yavuze ko ikintu gikomeye kibaho, ikintu gikomeye kiruhishe, ngo nuko abantu baza bibwira kuko iby'Imana ngo batabishobora. Iyo niyo ntambwe ya mbere zituma abantu batangira gusubira inyuma. Ikintu cya kabiri ngo nuko baza bagerageza kwirengagiza ngo kuko hari urubanza ruzabaho. Ico kintu rero ni ikintu kigoye. Jewe ndakubwira ikintu kimwe, we wita ku ijambo. Yavuze ngo rizarikesha ijoro. Nubwo ubona mu bugingo bwawe harimo umwijima mwinshi, nubwo ubona ibintu ubamo nawe ni akajagari utabasha gusobanura, ariko ita ku ijambo ico rivuga. Ugwanire kurikora, ugwanire gusa naryo, ubisengere, ubiharanire. Iryo jambo ico rihari kubwira rifite imbaraga zo kuzakora ibikomeye mu mutima wawe, rigakesha uwo mwijima ukagushiramo, ngo rikageza ubw'inyenyeri yo mu ruturuturu ibandura mu mutima wawe. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo umuntu azaba yuzuye umwijima. Iyo bavuga umwijima ni imitekerereze mibi, ni ibyaha, niki. Hari ico biri zitubwira, ikatubwira ngo kera twari umwijima, ngo ariko ubu dusigaye turi umuco. Ni ukuvuga ngo rero nimba wari umwijima kera ariko ubu ukaba uri umuco, niki cyakumurikiye? Ugomba kumurikirwa n'ijambo. Iyo ijambo rikugezeho wamara ukarikurikira, ukariforowinga, ukavuga ngo uhereye none Bibiliya yambujije iki, ngiye kurwana no kireka.
aho uzagwa mu rugamba rukomeye, ariko iryo jambo rizagezaho iryo joro rishira. Yavuze ngo zarikesha ijoro ngo kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturuturu ibandura mu mutima. Bivuga ngo ijambo rizageza ahantu rimara uwo mwijima muri wewe. Iyo nyenyeri rero ni icerekezo c'umwuka. Imana iguha icerekezo. Wahoraga mu mwijima w'icuraburinda gwana n'ibintu n'ibi, Imana imuha umurimo imuhagurutse imukoresha ibikomeye. Bakundwa bene data, ndashaka ko mumenya ibi bintu bibiri. Ijambo ry'Imana ni imbaraga. Wowe uvuga ijambo ry'Imana, hagarara ushikame wizere ko ubwaryo rifite imbaraga zo gukora. Reka kwiriga ubwoba. Ijambo rya kabiri, wewe muntu wakira ijambo, izere ko iryo jambo ryaje rifite guhindura ubuzima bwawe. Ahasigaye ryemerere ukora ico rihari gutegeka, uzareba umusaruro hanyuma. Imana idufashe, Imana itugirire neza, ijambo ry'Imana rituganze. Amen.